Yesu ashimwe, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Turashima Imana yabanye natwe iri joro tukaba tugejeje uyu munsi wo ku cyumweru turi bazima, tugishima izina ry'Imana. Njya mbwira abantu yuko igitondo cyose iyo ubyutse bigakunda wavuga bikemera, aba ari amahirwe yo Kristo abaguhaye kugira ngo wongere kugaruka imbere ye wihane, kuko turi abanyabyaha twavukiye mu cyaha, igihe cyose turacumura, turi abana b'abantu. Ariko igihe cyose ubyutse bikemera, wavuga bigakunda, wakora ibyo wakoraga bikemera, kuko hariho n'abandi baba baryamye ariko ntibabyutse nk'uko wabyutse. Rero aba ari amahirwe kugira ngo Kristo abaguhaye kugira ngo wongere kugaruka imbere ye wihane, wongere kuba mushya imbere ye. Rero igitondo cy'uyu munsi turashima Imana yatwemereye, yaduhaye ububasha bwo kubyuka, tukaba turi imbere yayo uyu munsi, kandi tukaba tugiye kumva ijambo ry'Imana. Imana yanshyize ku mutima kugira ngo dusangire. Ijambo ni ubuzima, ijambo ni nk'umutsima w'ubugingo. Mbere yuko dutangira, ndabibutsa yuko Canaan Revival Temple dufite amasengesho azatangira ejo ku wa mbere, afite umutwe w'ijambo cyangwa teme ivuga ngo kwegera amasezerano y'Imana, cyangwa getting closer to God's promises. Rero ku wa mbere ndabashishikariza abanyakanani cyangwa na buri muntu wese wakumva yabana natwe kuba twajya muri ayo masengesho dufite ibyifuzo, kuko Imana ibishaka umuntu usenga kandi afite intego. Tuzatangira rero amasengesho ku munsi w'ejo wa mbere, ni amasengesho y'iminsi 21. Tuzajya dutangira mu gitondo twirije, ku mugoroba dufata akantu. So ayo masengesho azaba arimo abakozi b'Imana batandukanye. Wenda umushumba azagira ukuntu abitubwira, ariko twitege ko Imana izabana natwe, kandi wumve ko uza gusenga ayo masengesho ufite intego yo kwegera amasezerano yawe. Reka dusome icyanditswe kiri muri Matayo ibice 24, uhereye ku murongo wa 36. Bibiliya yavuze ngo, ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi, naho haba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageza umunsi wa Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibamenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Kuri 40. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Aho niho nashakaga cyane. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso, ntiyakamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo. Mureke dusenge Imana. Mwami, turagushima, tuguhaye icyubahiro. Uri Imana nziza, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo. Turagushima kubw'ijambo ryawe uduhaye uyu munsi, ijambo riduhwitura, ijambo ritwibutsa yuko Mwami, Umwana w'umuntu azaza mu gihe tutazi, mu gihe tutamutekereza. Uyu munsi reka ijambo ryongere gukora ku mitima yacu mu izina rya Yesu. Buri muntu wese wari wiraye, buri muntu wese utarazi ibyo yararimo, reka twongere guhwiturwa n'iri jambo ryawe, ryongere kudukora ku mitima, twongere kwibuka Mwami ko hari umunsi uzaza kugira ngo utware itorero ryawe. Icyubahiro n'ikuzo byose turabiguhaye mu izina rya Yesu, amen. Umutwe w'ijambo nahaye icyanditswe ni ukuvuga ngo buri muntu, agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Salvation is personal. Agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Ijambo hano nashatse cyane ni ahangaha ku murongo wa 40, havuze ngo, icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu mirima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Bisobanuye iki?
bisobanuye yuko uwajyanwe n'uwasigaye bakoranaga bose ahantu hamwe, bari hamwe. Nk'uko kenshi abakristo tuba turi matsinda atandukanye, tuba turi abaririmbyi turi mu itsinda, turi abanyamasengesho turi mu itsinda runaka, turi abaprotokoli turi mu itsinda runaka, cyangwa se abavuga butumwa cyangwa imirimo itandukanye mu matsinda tujya dukorera mu itorero. Ariko bamwe bazasigara abandi bajyanwe. Kubera iki? Nuko bishatse kuvuga ko agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Nubwo dukorera mu itsinda, nubwo turi abaririmbyi twese, ariko wasanga bamwe bariraye, wasanga bamwe barafashe agakiza kabo batari serious, abandi bakagafata neza, bakajyanwa ku munsi wa Kristo, abandi bagasigara. Bivuze iki? Bivuze yuko agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Uko usenga, uko ushaka Imana ni ibyawe nkawe. Nubwo mwaba uri umugabo w'umugore, cyangwa mwarashakanye, cyangwa mwaravutse muri imanga, umwe nakizwa neza niwe uzagenda, nukizwa nabi ntabwo uriya azagutwara mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. So agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Imana yigeze kumbwira mu majoro abiri atandukanye akurikiranye nako, ambwira mu Cyongereza ngo salvation is personal. Salvation is personal. Bivuze ngo agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Inshuti z'Imana, nje kubabwira igitondo cy'uyu munsi ngo twongere twihwiture, twongere twibuke aho twavuye tukagwa, twongere kuhagaruka, duhagarare neza tudatsinzwe, dushake Kristo. Kristo ari mu bihe bye bya nyuma, kuko ibimenyetso byinshi Bibiliya igenda itubwira ko hari ibyorezo bizaza, hari indwara zizaza, ibihugu bizatera ibindi, ubwami buzatera ubundi. Ibi bintu byose birasa nkaho byasohoye, ariko abantu benshi barakiraye, abantu benshi baracyahugiye mu bintu bitandukanye muri iyi si. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 43 ngo ariko ibi mubimenye iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyakamukundiye gucukura inzu ye. Ubaye uzi Kristo igihe azazira, mukuri nta muntu wese wari we wese wasigara. Ariko igihari nuko tutazi umunsi, na Kristo aravuze ngo nanjye nago nzi umunsi, data wo wenyine niwe ubizi, abamarayika bo mu ijuru ntago babizi, Kristo niwe ubizi, Imana niyo ibizi gusa, na Kristo wenyine ntago abizi. Rero nshuti z'Imana, mureke twihwiture, mureke tuva aho twari duhugiye, twongere kugaruka ku rufatiro rukwiye, twongere kugaruka ku ijambo ry'Imana. Ibyo twari duhugiyemo byinshi tubivemo, tumenye yuko ririya tsinda ukoreramo, abantu ugendana nabo, igikundi ugendana nacyo, icyo ntabwo aricyo kizagutwara mu ijuru. Ariko amazi wivomereye, ijambo wivomereye mu mutima wawe, gushaka Imana washatse, niko kuzatuma ujya mu ijuru cyangwa usigara. Haleluya. Nje kubwira abantu bajya bagendera mu gikundi, Icyongereza babyita bandwagon effect. Ukumva ukuzakizwa nka runaka, uzavuga nka runaka, uzagenda nka runaka yakora iki nawe ukagikora, kubera ko mukorera mu gakundi runaka. Ako gakundi ntago ari kuko azagutwara mu ijuru. Nshuti z'Imana, mureke dushake Imana, buri muntu wese ashake Imana ku giti cye. Ngira ngo iminsi turimo murayizi, muri iyi minsi ntago tugiterana nk'uko twateranaga, ntago tujya amatsinda yo guterana nk'uko twateranaga. Uyu munsi Imana asa nkaho yenda kutubwira yuko buri muntu wese nashaka Imana ye ku giti cye. Aho uri mu rugo rwawe, aho uri ku kazi kawe, wapfuka mugasenga, washaka Imana ku giti cyawe. Uyu munsi gutera ntago bikemera, ntago tukijya kurepeta nk'uko twarepetaga, tugahura na bagenzi bacu. Amen. Ahari bagenzi bawe nibo baguherezaga imbaraga zo gusenga, ariko uyu munsi Imana irakwibutsa kugira ngo wongere guhagarara nkawe, wa musore we, wongere guhagarara nkawe, wa mugabo we, utareba ku muntu wari we wese. Nubwo yaba ari umugore wawe yagufasha kujya mu ijuru, ariko ntago ari uzagutwaramo. Amazi wivomere, ijambo wivomereye mu mutima wawe, ugushaka Imana washatse mu mutima wawe, niko kuzatuma usigara cyangwa utwarwa mu ijuru kuri wa munsi. Amen. Bibiliya yavuze kuri 44 ngo nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Inshuti z'Imana, Bibiliya yatubwiye haruguru ngo ibi bintu bizagena nk'uko mu gihe cya Nowa byari bimeze. Abantu bararyaga, abantu bararyamaga, abantu bararongoraga, abandi bashyingirwa, abandi bashyingira, bakoraga akazi kabo nk'uko uyu munsi turimo tubikora. Abantu barakora akazi kabo bisanzwe. Yesu ashimwe cyane. Urababwira uti Kristo agiye kugaruka, kavuga bati ariko ibyo babitubwiye kera, uhere
ku gihe navukiye numvaga data bivuga, numvaga sogokuru bivuga, Kristo katigeze agaruka. Inshuti z'Imana, nuko no ku gihe cya Nowa byari bimeze. Nowa ngo yabajije inkuge imyaka 120, uhereye ku mwaka wa mbere yabwiraga ubwoko bw'Imana bwari butuye muri icyo gice yari arimo, mwihane muze mumfashe tubaze inkuge, igihe kizaza kugira ngo umwuzure nuza ntuzarengerwe. Kuko icyo gihe nta nubwo babyumvaga, kuko nta mvura yabaga ngo amazi yaturukaga mu butaka, ntago bigeze babona imvura igwa nk'uko uyu munsi tuyibona. Rero ntago babyumvaga. N'uyu munsi abantu ntago bumva ko Kristo azagaruka. Abantu bahugiye mu bintu by'isi, abantu bahugiye muri gahunda zabo, ntago bagishaka gushaka Imana ku giti cyabo. Baracyategereje ko amatorero afunguka, bakajya baza mu bikundi bagasirimba bakabira ibyuya. Ariko ibyo kubira ibyuya utabizi icyuya mu buryo bw'umwuka ntago byagutwara mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya tubwiye ngo kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga. Nabivuze mu minsi yabanjirije imyuzure, abantu ntago bumvaga ijwi rya Nowa, ntago bumvaga ibyo yababuriraga, ntago bumvaga imbuzi ze, ntago bumvaga ubutumwa yababwiraga nk'uko uyu munsi turiyo tubwiriza ubutumwa. Nashobora kuba mbwiriza ubutumwa nkubwira ngo Kristo agiye kugaruka, ukaba uri aho ngaho wumva ari nta kibazo, wumva ari nk'umugani. Inshuti y'Imana, Bibiliya ntago ibesha, iri ni ijambo ry'Imana. Biravuga ngo ibyanditswe byose byahumetsweho n'umwuka w'Imana. Nubwo byanditswe n'abana b'abantu, ariko byahumetsweho n'umwuka w'Imana. Ntago ari bo babyiyandikiraga nkabo, ahubwo ni umwuka bamanukagaho, Uwiteka akabayobora ibyo kwandika. Rero Bibiliya nibitubwira ngo mwitegure kuko mutazi igihe Kristo azazira. Tugomba natwe kwitegura, nubwo tubona nkaho ari nta bimenyetso bihari, ariko mureke twizere ijambo ry'Imana. Mureke tuve mu byo twari turimo, mureke tuve mu byo twari duhugire mu byinshi, mureke tuve muri gahunda z'isi. Yego ntago turayivamo, turacyari mu mubiri, twambaye inyama n'amaraso, ariko mureke twongere twibuke umuremyi wacu. Mureke twongere dusome ijambo ry'Imana ryongere kutwibutsa kugaruka ku rufatiro rwiza rwa Kristo. Inshuti z'Imana, uyu munsi ndabibutsa, ntago ryari ijambo rirerere cyane, ntago ryari ijambo ryaguye, ni ukubibutsa ko uyu munsi Kristo ari mu nzira ze yenda kugaruka, ariko azatwara wa wundi. Bibiliya ivuga ngo azatwara itorero ridafite ikizinga n'umunkanyari. Hari umukozi w'Imana nigeze kubona kuri YouTube bamita Mary Bankster, yagiriwe ubuntu atwarwa mu ijuru mu buryo bwiyerekwa. Yesu aramubwira ngo ntago nzatwara umukristo 70%, nta nubwo nzatwara 80%, nta nubwo nzatwara 99%, ahubwo nzatwara umukristo 100%. Inshuti z'Imana, gutwarwa utunganyijwe 100% ntago byoroshye. Dukwiye kwiyarura, dukwiye kuva mu byo twari duhugiyemo kugira ngo twongere gutumbira Kristo, twongere kugaruka imbere ya Kristo, yongere kutubabarira. Nk'uko ijambo ritubwira muri Luka ibice 15 ritubwira umwana w'ikirara wagiye akaya ubutunzi yari yasabye se, ariko akagaruka se akamwakira, akamubagira, akamukorera ubukwe bukomeye cyane kubera ko yagarutse. Ni nako Kristo ahora yiteguye kugira ngo agarure ba bandi bari baratorongeye, ba bandi bari baragiye, bari baravuye mu bwiza bwe. Kristo uyu munsi ariteguye. Niba uri aho ngaho udakijijwe, niba uri aho ngaho wari waraguye, wari waratwawe na gahunda z'isi, wari waratwawe n'imihate n'imiruho y'isi, wakongera kugaruka uyu munsi. Kristo aragutegereje kandi ateze amaboko kugira ngo yongere kukwakira. Mureke dusenge Imana dusoza. Mana ishobora byose, turagushimye, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana nziza. Ndagushima kubwira ijambo ryawe ritwibutsa yuko agakiza ari ak'umuntu ku giti cye. Reka Mwami, buri muntu wese wumvishije iki cyanditswe cyangwa wumvishije iki kibwiriza, Mwami, yongere kwiyarura, ijambo ryawe ryongere kumukoraho, yongere kuvaho yarari, Mwami, yongere kuvaho yari yaraburiye hose, Mwami, yongere kugaruka mu bwiza bwawe. Ikiganza cyawe Mwami cyongere kumukoraho, ubwiza bwawe bwongere kuba Mwami icyubire cy'amahanga ku buzima bwe, wongere kumugaruza neza yawe, yongere kugaruka mu bwami bwawe. Turagushimye, tuguhaye icyubahiro. Ndakwereka amasengesho tugiye gutangira y'iminsi 21, Mwami, uze kubana natwe, naba ari twebwe ahubwo imbaraga zawe zidushoboje, Mwami. Ijambo riratubwiye, cyangwa umutwe w'ijambo cyangwa teme y'iminsi 21 iravuga ngo kwegera amasezerano y'Imana. Turasaba Mwami muri aya masengesho y'iminsi 21 uduhereze imbaraga zo gusenga kugira ngo tubashe kwegera ibyo wadusezeranyije. Turagushimye, tuguhaye icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Ndabashimye mwese abakurikiye ikibwiriza. Yesu abaha umugisha. Ndabashishikariza kujya muri aya masengesho
twese dufite n'umutima kandi wumva yuko ibyo dusuza gusaba Imana byose Kristo aza kubikora, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo nimukagira icyo mwiganyira, aho nimba Filipi ibice 4:6, nimukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mukene byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye kandi mushima. Rero ibyo byose byo tuza kujya imbere y'Imana tuyishyire imbere, mwizere yuko iza kubyumva kandi iza kubikora. Yesu abaho umugisha.